nubwo mbazaniye inkuru itari ubashimisha ariko mwihangane barankunze n'ubu baracyakomeje kunkunda ariko nyine ubwo inkuru mbazaniye ntise kubababaza kandi nyine ubona ko bikiri inyuma cyane niyo mpamvu nahisemo gusezera nahisemo kubigaragariza abantu ko umuziki nguvuyemo ku mugaragaro hatazagira umuntu nongera kunyura akambira ngo warazimye ntugisohora indirimbo ntibikigenda gutya nyikore nge kuyiririmba he natangiye kera nshobora kuba naragiye no muri studio mbere ya Bruce Melody urumva bano bahanzi benshi bose baje mbareba reka nenge bano bantu bategura ibitaramo ntago nge mbasaba amafaranga nge nibanyereke yuko bafite ubushake mu kwamamaza impano z'abafite ubumuga bitabaye ibyo batagira ngo ni ibintu biri kuri kamera bano mutegura ibitaramo benshi abo mwari muzi baravaho abandi barayasindira bagasambana ntiwabonye iki Caritas cyageze gutye ejo bundi ukabona uriya ninde nabonye arimo arasambana n'umuhungu mugenzi we buriya indirimbo yanjye wari ubizi ko ariyo yamamaje TV1 Kenisi nawe unyigeho neza mu bantu bazahaye ndimo Hello people, nizere ko mumeze fresh sana. Ni Big Town TV, nitwa Patrick the Entertainer, yitwa Puzzle bazina niwe tugarukanye uyu munsi. Umeze fresh umusaza, wateretse akantu kakiryo kuntu mbo nibisanzwe drip ni ibintu byanjye ni ibintu byawe cyane kabisa ariko uba biteguye gute guteka kugano kagafurari na abo ni ibisanzwe ni ibintu byahereye kera ni indwara yakuze ubundi nkunda kwambara neza by the way ariko ufite amafaranga ukubona amafaranga Imana izayaduha ukubona mba nambaye neza ni nako n'isuku y'umubiri bimeze ari umuntu ushobora kwambara neza yakwegera ukumva abanumvisha uhumura agaparufe karimo cyane ni ifumbire ya byabikoko biraho ngaho ariko nge meze neza ntari uko mumbona meze we nakumvisha agaparufe karimo n'imbere ni sawa sawa wambaye n'agashati keza cyane gateretse ku gasaka fresh wabibonye amafaranga ufite amafaranga ariko se amafaranga tuzayabona Patrick umeze neza tugoye ikaze kuri Big Town TV nago twaderokanye murakoze cyane nayo nishimiye ku ikaze mu mpaye hano mu rugo reka nasuze Bakti Kibro n'umuvandimwe wanjye ahubwo Kibro ampindirimbo yanjye Kibro ndumva twarigeze kuvugana kazanye Kibro yandikira abahanzi indirimbo reka warubizi cameraman wa Big Town nabyo narinze ahubwo Kibro nukurinda gusaba indirimbo yanjye wenda ndabamamaje nimero ya Kibro ni kangahe yibabwira nimero ya Kibro yandikira abahanzi indirimbo yandikira abatipe benshi bagiye banahitinga ahubwo ngewe nuko nimero ni 0782229215 0782229215 azandikira umuntu cyangwa arishyuza ariko ngiye mukoreye promotion basi yihangana yaje make Kibro niba guhamagara bakaguha amafaranga nanjye iyo ndirimbo yanjye ndayishaka y'ubuntu wenda nzaguhe make ya nese umuziki warawuretse guhanga byarakunaniye utegereje za ba Kibro aho ngaho niko twari tugitangira rego wise gutanga Patrick mishize ku rundi rwego irutse cyane mbese baye nkaho kweho speed gabana ariko mba naguhaye ikaze ubwo narimo nkuha ikaze nuko ndiguha reka umeze neza ariko ubundi umwaka wagenze neza nkasuza se meze neza ntakibazo umwaka gutangiye neza bando soze reka mbanze nsuze Bakti suhuze Kibro ariko nawe nguyo indirimbo yawe yiguhe na Mike n'abantu banje nsuhuze na Nina wanje mfite yangira mukobwa ndamukunda yomba ntarakora mariage ntabwo ari kunshika afite sheri ntabwo yamubura cyane kimeze ko yacyabura sheri ari bito ariko ndamwemera cyane ndasuhuza Kibro indirimbo yawe ngo yayikwemereye ku buntu okay Kibro rwose abantu mugane abandikira indirimbo nese abasani bose yandikiye wowe yakwemera indirimbo gute buretse mbanze niyo abahanzi biriya bintu mwihaye kwandika biri aho ngaho yo numva ngo sinzi wavuze ngo yateye ngintuza ngo nimba ari ibya ngo ntuza muri waramwumvishe sitachi ngo yateye ibyo ngwesta namuteye ibya avugamo na ya nshuti yanjye butera mama avuga uriya muhanzi ndamukubita yitwa nde yitwa Okama yitwa Okama ngo yabateye ibyangwe n'ibyangwe nimba ari Okama n'ibyangwe abavuga okay nimba ari Okama ntacyo ariko hari n'ibyangwe abavuga ariko cyumva neza iyo utarumva neza nako uba wumva akana arimo aravuga ngwesta namuteye ibya muhoza namuteye ibya uriya muhungu koko rwose wa muhungu we gigira ariko izo ndirimbo reka wenda
ubu ntabwo twinjira mu kiganiro tutacyaguha ikaze ariko izo ndirimbo usigaye wumva zimeze gute ko zabaye nyinshi zisa naho nta butumwa zifite ziriya ndirimbo njye nta kintu kinini nabivugaho reka nisurize Murangira Thierry afite ibiganiro arimo arakora byiza cyane umuvugizi wa RIB w'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB reka mwisurize cyane n'inshuti yanjye ubwo ibindi nta bindi ariko ziriya ndirimbo zo ubutumwa yabwumvishe twe twamusuhuzaga dukomeje kuri izi ndirimbo za Yewe reka mbanze namushimire mu bantu ari gusuhuza harimo Murangira Thierry harimo Ingabire Marie Makire harimo Kenisi Kakoza harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye murimo Sadati bari abantu murimo muratanga ibitekerezo byiza kabisa ibyo bitekerezo byiza cyane ariko hari undi muntu usuhuza cyangwa twatangiye nidushaka dutangira ariko ndasuhuza n'abakunzi banjye by'umwihariko abafana banjye nubwo mbazaniye inkuru itari bubashimisha ariko mwihangane uzanye ihe nkuru rero nyine ndabasuhuje barankunze n'ubu baracyakomeje kunkunda ariko nyine ubwo iyi nkuru mbazaniye ntize kubababaza kandi ntago ndimo ndajokinga ntago tuba tuje mu mikino ibintu byo gutwika nabivuyemo wabivuyemo ntago naba ntwika ngo mvuge abantu nk'abo ngabo biyubashye uheruka gutwikira kuri madamu ibintu byo gutwika rero oya madamu nta nubwo twese dutwike reka bana sose dutwika niko watwika ukanitwika izi nkuru rero nazo zisigaye zitwika ntago zazoroshye nazo ntago zisigaye zoroshye ariko ni ibintu bisanzwe hari igihe nukorora umuntu akakubwira ngo sorry rwose ibyo nabyo ntago ari sawa gukora ni ibintu bisanzwe ujya numva n'umunyamakuru niyo mpamvu sorry nawe nkubwiye ngewe wowe uri umunyabwenge ujya numva abanyamakuru arimo aravuga nk'amakuru yakwisobwa ngo sorry urasaba ni ibintu bisanzwe ni umubiri ugomba gukora ni bisanzwe ni akantu numvishe ka ni ibintu bisanzwe gukorora abantu nta bintu byadanje byo gusaba sorry y'iki si ibintu bisanzwe so rero abafana banjye ndabasuje cyane yego muri uyu mwaka 2023 ndi umwe mu bantu bahinduye ingamba mu buryo bukomeye ariko abantu baze kubyihanganira kandi really niko kuri Okay, fresh sana twinjiye mu kiganiro cyacu rero yitwa Karabo Kimana Patrick niwe dufite live kuri Big Town TV hanyuma umusaza inkuru noneho uzaniye abakunzi ba Big Town TV n'abakunzi bawe muri rusange ni yihe abakunzi banjye ni inkuru nabanje gucisha ku nkuta zanjye Instagram na Facebook yego na WhatsApp ni inkuru yo kubabwira ko nahagaritse gukora muzika nahagaritse gukora ibintu by'umuziki muze kwihangana kandi ntabwo nshaka kubijyamo cyane wenda ngo nimbike mubone wenda mfite ukundi kuntu ndimo ndabivuga ngaragaza amarangamutima ariko indirimbo zanjye abazumvishe zikabanyura sawa mukomeze muzenjoyinge gusa icyo nababwira cyo nuko nabaye mbese narabihagaritse impamvu ni wenda hari igihe Imana yazabicishamo sorry nkabisubukura sorry kuyivuze mbona ibisanzwe yibeshya okay ari agace tugo mukubera nk'abavandimwe nta mutima mubi impamvu ni rero tumyure ku muziki impamvu ndetse umuziki ni impamvu yanjye bwite nashaka kuvugaho kuri kamera ariko ibi abantu mwumvise mu bitandukanye n'ibiganiro najyaga nkora mubona ndimo ndavuga ngo ni ibyayi ubundi no gutwika banabikuyeho nta mpamvu yo gutwika ni ibintu bibi bigira nabi rero icyo nababwira nuko umuziki narawuhagaritse tumaze iminsi tubona hari system abasani basigaye bakoresha zo kubanza kutubeshya story ukaza ukatubeshya ngo ndetse umuziki ariko kugira ngo wenda hari indirimbo iri muri studio yarangiye umuntu akaza akatubwira ati ndatwite urumva ejo tukabona indirimbo yari yasohoye ifoto wenda atwite ejo umuntu akaza akatubwira ngo afite video y'umuntu ngo yambaye ubusa ejo tukumva yasohoye indirimbo Karaba akavuga ati ko naheruka gusohora indirimbo yose reka mbabwire ko umuziki nkuretse indirimbo yanjye ni inyizana nzavugaho ibyo bintu bihuriye he Jewe ntago ari yo kata ntago ari ubwo buryo yego ibyo ni ibintu natekereje igihe kinini
ngenda umuntu ukora indirimbo z'impenzi. Bob Pro warabizi niwo nkorera, ariko nshaka ahantu nyine bantumira nkahabura. Cyokora ndashimira imiryango ikorera ubuvugizi abafite ubumuga niyo igerageza kuntumira, ariko nabwo nyine urumva biba rimwe na rimwe mu mwaka. Yego. Bo niba nampamagara ntibite kuri ibi navuze, bo niba nampamagara kubera ko bo nabonye bankunda bya nyabyo, nta kizambuza kujyayo nkakora icyo kiraka. Yego. Ariko ahandi nyine ubona ko bikiri inyuma cyane, niyo mpamvu nahisemo gusezera, nahisemo kubigaragariza abantu ko umuziki nkuvuyemo ku mugaragaro, hatazagira umuntu nongera kunyura akambwira ngo warazimye ntugisohora indirimbo ntibikigenda gutya, nyikore nge kuyiririmba he. Impamvu nyamukuru itumye nabyumvishe, impamvu nyamukuru itumye usezera umuziki rero ni yuko n'ubundi bihangano ukora nawe bikina n'ibyo bitaramo nawe gutumiramo ukavuga uti ubundi wa mugani ndakorera iki cyane. bicinege cyane. Reka nkubwire Patrick, uyu munsi mfite indirimbo nge ubu maje kugira indirimbo hafi 25, sibyo? Indirimbo nyinshi nazikoreye kwa Bob Pro, warabizi cyane n'inshuti yanjye, mushyira n'abakiriya benshi batandukanye. Mfite indirimbo nyinshi zikoze neza pe, ariko kuburaho nziririmba nyine ni imbogamizi. Rero kugira ngo wanashoyemo amafaranga, aho kugira ngo nitwe umuhanzi ku izina gusa, ajye nyura ahantu ngo uyu ni umuhanzi, nta hantu bambona performinga. Why? Ese kuki batagutumira? Nuko udashoboye? Impamvu batantumira nuko cyane cyane bano bantu bategura ibitaramo baracyafite imyumvire. Ngewe ubwo mvuze bategura ibitaramo mpita mbakarasa mu gatebo kamwe bose, nta yego bose n'ubundi barajya bose kabisa, nihangane. Yego kana akabwa kakabwa se niko urashaka kujya kuri kamera wowe? Niko iyi ni yandese, yari ya cable. Iyi ni ya cable mukunda kubi iragarama. Urumva gikomereza ni bamwe n'undi tubabarira hamwe. Nukuvuga ngo ngewe iyo tuvuze abategura ibitaramo ngo bajyana hamwe, nigeze kugirirwa icyizere ntumirwa na bigomba guhinduka. Ngira ngo abantu barabibonye, na Kibro yari ahari, na Baonika bari bahari, n'abandi bo kuri The Choice bauri Dado n'abapunditi. Nararirimbye abantu bose bamanika amaboko. Yego. Icyo gihe rwose n'abantu barishimye bavuga ati bundi wabaga hehe? Kuki batagutumira n'ubundi? Kuki batagutumira bigenda bite? Ngewe ndi umuntu ufite abafana benshi cyane n'ukuntu abantu batabitekereza. Uyu munsi ngewe umuntu antegura n'igitaramo muri Camp Kigali yakuzo na arena wayicagasa, na arena rwose wenda nshobora kuyicagasa, sibyo? Ariko kuba batantumira nyine ntago nakomeza kumuhanzi ho kwizina gusa, kandi ndabizi yuko aba hari abantu bankurikiye n'abayobozi bankurikiye rwose, nta mutima mubi. N'abayobozi munkurikiye nimuze kugira ngo hari umutima mubi nawo. Ibi mvuze nta hantu bihuriye n'uburakari, nta hantu bihuriye no ku nagara agatwiko wenda ukabona mutegura indirimbo ugiye gusohora ukabona kwango gusezeye umuziki. Nuko nabirebye nkabona ibi bintu kugira ngo wenda mbe nakwiyumva mu muziki cyangwa se mbe nawugarukamo, hakeneye ubuvugizi. Hakeneye ubuvugizi cyane cyane bwimbitse kugira ngo bagaragaze yuko n'umuntu ufite disability ashoboye. Urumva? Niyo mpamvu rero nisabira abayobozi bacu beza kandi dukunda bakomeze badushishikarize aba bantu bategura n'ibitaramo, baduhereza umwanya. Nimara nge nkunda gutega amatwi radio, nkurikirana internet, nimbona ibintu byagiye ku murongo nzagaruka, nzongera mbitangaze mbabwire yuko nagarutse. Nese iyo ndirimbo wakakiye bro kandi uri musezera umuziki, umusaza arayiguha imaze iki? Ngewe ubusanzwe ndikunda umuziki wanjye ndawukunda cyane. Niyo mpamvu rero azayimpa nzayikora rwose, nyikore no muri studio nziza. Wumve n'igitangaje Patrick, ntabwo ubushobozi ari uko mbubuze. Niyo nabubura nabwira abantu banjye b'inshuti zanjye, mfite abafana banjye b'inshuti zanjye bafite n'amafaranga, bakaba bantera inkunga bajya muri studio. Ngewe yo ndirimbo nayimfashamo nzagenda nge nyiyumvira mu rugo. Ikibazo ufite nyamukuru ngo iyi miziki ndayikora nyishoramo n'amafaranga na n'umuntu numira mu. Ariko nawe nyiririmba. Urumva ukuntu ikibazo na radio igukina. Ikibazo cyanjye kiranoroshye. Iyi radio zinkina n'imbarwa. Nuwa nkinnye hari jya mpamagara. Ati nagukinnye iyumve. Urumva ni surprise. Avuga si urankina ukampamagara. Nimpuwe k'ibintu ndirimba byari ibintu byiza. Aragomba ati umushyira hano kuri shira kuri 90 na kangahe ndagukina. Nazamuye amavuta ariko ukumva nawe nyine akoze nk'ibintu bitangaje. Akumva nyine ari ibintu bya danje, ariko
bo njyewe natangiye kera Patrick natangiye kera nshobora kuba naragiye no muri studio mbere ya ba Bruce Melody urumva bano bahanzi benshi bose baje mbareba yego nta kintu bandusha habe na gitoya ahubwo ikibazo nyine kiracyari muri ya myumvire yacu yo muri Afrika yo kumva ko umuntu umeze kuriya ntago yakora kuriya ibyijwi ntibikora message yose waba utanga ntikora ahubwo kuba ugaragara neza nibyo bikonta biriya rero ntago bikigezweho kandi n'umusaza perezida w'igihugu ajya bibabwira sinzi impamvu batumva reka mbabwire reka nenge bano bantu bategura ibitaramo mumbabarire mbanengere kuri Big Town ya Bakti I'm sorry kabisa mumbabarire nengera aba bantu kuri televiziyo yawe cyane nibize kugutera impungenge kuko nta kibazo byagira abantu benshi n'inshuti zanjye abayobozi n'inshuti zanjye nta kibazo cyara ariko reka ninengera abantu bategura ibitaramo bantu mutegura ibitaramo mufite ikibazo kuba mutumva inyigisho za His Excellency nimba umusaza perezida wacu reka nkoreshe uburyo abantu bari bubyumve cyane nimba perezida wacu w'igihugu ababwira abantu ati twese turi umwe kandi ikindi cyongeyeho duhanga umurimo noneho akongera bakagaruka amategeko y'u Rwanda ashyigikira abantu bafite ubumuga ngewe niyo naba ntazi kuririmba neza abategura ibitaramo bagakwiye kujya bampamagara kugira ngo berekane yuko ibintu bakora biri fair ari ibintu bidaheza buri umwe ari we wese none ngiye nararenze nkora indirimbo iba mega hit iriya nakoranye na Karisa ariko abantu bari babizi kandi ariko ririmbaho gake abantu banakumva iriya ndirimbo taza kuvuga ngo turaririmba gusa bakagira ngo buretse gato indirimbo nziza cyane buretse gato iriya ndirimbo abantu bari babizi ko ari iyanjye barigiye bumva barafatanyije na Karasira iriya ndirimbo iri kuri channel ya Karasira ni iyanjye ese kuki utagiye kuri channel yawe oya ngiye twayishyizeho kugira ngo iriya ndirimbo igire abantu bamenye kuko Karalise twaraganiriye arambwira ati rero ngiye kukwandikira indirimbo nawe uramfasha dushyiremo amayidi ariko ndayigushyira kuri cano kugira ngo abantu bakumenye ube icyamamare ndanamusuje cyane abinkoreye byarabaye tugira ngo abantu bari buntumire abantu nyine bahita bikomereza muri ya mudu bari bariho genda nenga bano bantu mutegura ibitaramo ntago nababwira amagambo atari meza cyane ariko nanze kubabwira ikintu kibabaje kubera kubaha abayobozi bacu b'igihugu ariko biriya bintu mukora ntago ari byo ese hari uwo waganirije cyangwa wumva ahubwo kubaganiza bitari ngombwa bakakwiye kugutumira bitewe n'ibikorwa byawe tuba turi kumwe benshi babivuga numva babatebye wese nguriya muntu ngo wamuzana kuri stage ya ngo kuri stage nguriya wariya muntu ngo wamushyira kuri posting abantu bakaza sinzi umuntu nigeze kubona afite ubumuga bw'ubugufi bukabije ari sinzi igihugu yavuyemo yanakunzwe n'igikobwa cyiza cy'ikizungerezi agahungu karirimba ukuntu ariko kaba gafite abafana benshi uyu munsi nanjye mfite abafana benshi cyane ndi n'icyamamare ndi igikingi n'aba Bruce Melody nta hantu mpuriye nabo bariya bari inyuma yanjye ndamukunda cyane Bruce Melody ariko sitake ntazigeranye na Patrick oya aramenye namuha impamvu eshatu zitatuma yigeranya na Patrick ndamukunda pe ntagire ngo ngende umwe mu bamurwanya ariko tugiye wenda tuvuge habaye inama ziyubashye ninjye bakwicaza ku mwanya w'imbere kugira ngo ntange ibitekerezo ndabizi ko muri iki gihugu ndi umwe mu bantu bari ku mwanya w'imbere ariko wari ubizi Patrick muri iki gihugu ese kuki turagerageza gutegura igitaramo cyawe ubanza unabakome nawe ukitegure wenda ujye ka Kigali uvuga uti iyi ni sample mbahaye kugitegura nagitegura ikibazo gutegura ibi bintu bisaba ko ubu bizi neza nkeneye bano bantu bategura ibitaramo ngewe ikibazo nibaze wenda bambwiye bati wowe shoramo amafaranga yo gushyira muri afite gatoya nibambwira ngo shoramo twebwe wenda tuvuge wenda nk'umwe mu bategura ibitaramo akambwira n'urugero tuvuge Bobo tuvuge wenda Bobo sorry kuba tukuvuze Bobo wa no musaza nago tumwemera nta kibazo niyo yaba ari n'umusore akambwira ati ngewe ngiye kugufasha ariko wowe wishoreremo ngewe mfite uburenganzira bwo kujya gukomanga muri ministeri ishinzwe kureberera abahanzi hari imiryango ama NGO akorera ubuvugizi bafite ubumuga abo bose baba biteguye gushora amafaranga kugira ngo bagaragaze yuko umuntu ufite ubumuga nawe afite ahantu ageze ntago ngiye mbasaba amafaranga nge nibanyereke yuko bafite ubushake mu kwamamaza impano z'abafite ubumuga bitabaye ibyo batagira ngo ni ibintu biri kuri kamera bantu mutegura ibitaramo benshi abo mwari muzi baravaho reka kuko twe turi bukora ubuvugizi kandi bwimbitse tugaragaze ko harimo imbogamizi z'abantu bategura ibitaramo kandi bafite ikintu cya discrimination narabivuze nigeze kubivuga hari Deje waje wungirije
minisitiri nabivugiye hano nuza iremera yarabimbwiye arabwira ati ibyo bintu uvuze atako kantu uvuze niko ati tujya tubibona ntago abantu bategura ibitaramo bajya babibona bisanga mu bafite ubumuga niba tabikora abantu bategura ibitaramo ntibagire ngo ibi bintu leta ntibizi ntibagire ngo nuko ibyirengagiza ibigira ngo ibanze igoragoza hari ukuntu leta igoragoza ariko ibibibona ibi bireba uyu munsi wa none rero abantu mwari muzi bategura ibitaramo niba dahindura ntago mwongera kumva ari bo bari on top kabisa ndabibabwiye ngiye Patrick ibi bintu by'abavuga butumwa babateka mutwe bijya gusakara bari muzi ukuntu byatangiye ninde wo bitangije ni ngewe nabonye nawe witwa Ezekiel mwenda kurwana ntabwo ibyo bya Ezekiel mureke wo nguwo aba bantu bose banywa zako n'ibiki byose bijya kuvunduka bari babizi ibyo wenda by'abanywa iby'ibiki byo reka tubihorere bo nta nibyo bindeba ninde wabitangije mwongere musubize amashyima ninde wabitangije ibyo bintu si ngewe rero leta yacu yaduhaye uruvugiro kandi twikamereza bivuze ko rero niba ngibi bivuze gusubirwamo yumva buri muntu wese ntagira umva ndagira ngo nongere yibutsa abantu ikintu kimwe leta yacu ni leta y'ubumwe iyo tuvuga leta y'ubumwe ni leta y'ubumwe ntabwo iheza ibi bintu byose tuba turimo nimukeke yuko turimo guhamba imbwa barareba bamurangira Thierry barareba abandi bose barareba mudutumire cyangwa se namwe muhombe mugende ese ni itegeko twe dusigare itegeko kubatumira we ko indirimbo nziza ufata igihugu reko batagutumira inde ina ndirimbo nakoranye na Karase wigeze ubona hari yo gusa se hari indi nkumvisha indirimbo nakoze z'amahiti wakoranye nabande baza bano bantu badukurikiye bandike message bakubwira igihe batangiye kuba ariko gakeya wenda ko natangiye kurimba hari ukiga no muri primaire wowe dore ikintu kiriho kara tuze kugira ngo dukoreshe ibintu bifite fact sibyo niba tuvuga ngo umuntu ni umuhanzi banza wawe guta kuri verse twumve mureta kumva uvugira ngo uri umuhanzi akagira ngo wenda uranaririmba koko tubanze tunaririmbe twumva umuntu no kujya muri comment ajyagenga bati uyu muntu akwiye kanki ntabwo ndi buririmba ariko ikintu ngiye gukora ngiye kwitendeka kuri bano bantu bategura ibitaramo I swear umva ndabitendeka reka mbabwire iki gihugu ni icyacu abayobozi ni abacu baradukunda ni izina ry'Imana nimba urimo urareba iki kiganiro wicaye mu cyumba wawe utegura igitaramo nimba udashaka guhomba ibyo bintu tegura igitaramo tegura ikiganiro igitaramo utumire n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu by'umwihariko ngewe Patrick original azi ko nomba urimo bishya kundi rwego ariko uri mazi arimo nakara kwiterabwoba ntago ari okay noneho mukomeze mutega amatwi bitangazamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo bumva gakurikira mutega amatwi muzamure bibiro do I swear tuzakona muri arena ntago mbabwiye nimutambona muri arena niba kubone muri kanki nimutambona muri arena hari bamwe muzumva bagiye bazinze amakote babakimbije wowe uraza gutegura ibitaramo ufite discrimination nta soni iki gihugu ntago ari igihugu ntago iki gihugu niba ibyo bintu bya discrimination byerura buretse gato ntago iki gihugu kiyobowe n'imyumvire y'uwo muntu utegura igitaramo iki gihugu kiyobowe n'imyumvire ya perezida wacu dukunda Paul Kagame afite ibitekerezo byo kudaheza buri muntu uwo ari we wese buri munyarwanda muri iki gihugu arisanga impano y'abafite ntabwo ikwiye gupfukiranwa ngo kubera ko asa ukwasa urabyumva neza abayobozi b'igihugu benshi polisi abasirikare benshi ntabwo bashyigikira icyo kintu niyo mpamvu ngewe rero niba batabyiga abantu bategura ibitaramo ntekereza ko batarenga 4 twe turiyambaza inzego turagenda tubivuge mu nzego zose z'igihugu kandi bari butwumve ibyacu bari bubikurikirane kandi baraduha igisubizo kizima nge ntamwa umva nkubwire urabona ko kuntu ba Bob Marley baje abantu bababona nk'abasazi baraki Dube nabandi uyu munsi nanjye ndimo ahantu ndi ni muri ya nzira barimo ijya gusa nawe bari gufata nk'umusazi no niyo bamfata nk'umusazi bamfata nkaho ntari umusazi ariko ibintu ndimo mbifitemo ikintu bita umutima ukunda kandi mbifitemo ubushake ufite YouTube channel yawe indirimbo ifiteho views nyinshi ifite zingahe ibyo twe kubisubiramo aho waba ugiye kunteranya n'abafana we navuze bashobora kuvuga ati abantu bashobora gutekereza ati kuki batamurebye wenda ariko barandeba by the way indirimbo yanjye nakoranye na Karese iri hafi 2 miliyoni zigiye kuzura sibyo
kandi abantu bose baravuze ati Karabo Inshwi uri umuntu mwiza, uri umuntu ukunda twarakubonye uraririmba neza, ibintu byose ni fresh. Rero mudutumire inshuti zanjye, mudutumire. Ariko ikibazo iyo ndirimbo imwe iragwa stage. Ndeba abahanzi iyo ndirimbo imwe iragwa stage. Ariko se Patrick wowe ariko se oya ndisubijaho mfite indirimbo ba Element se nibazibonye stage kandi bafite imwe nabo. Hamagara Bob Pro none aha mu kiganiro umubwire ngo Patrick afite indirimbo zingahe zagakwiye kuba ziri mega hit. Impamvu indirimbo zanjye zitaba mega hit si uko n'abaturage batazikunda, ahubwo tugira ikibazo kiri muri ba bantu organiza gahunda. Ikibazo cyawe kirakomeye urumva, ariko reka tugihere mu misa. Ubundi ikibazo nabategura ibitaramo cyangwa ahubwo ikibazo gihereye kwa abanyamakuru batanagukira. Umuntu utegura ibitaramo atumira abantu bari baronuto. Abanyamakuru nta kibazo bafite. Kuko abanyamakuru ndimo zabarazikira. Radio ni radio cyangwa se n'ama YouTube n'ama televiziyo ni business. Uyu munsi nta gushobora gutumira umuntu ngo kuko ngo ari umuntu umeze gutya na gutya nta kintu afite gishyashya cyangwa se nako ako kantu shizemo niko nkunze cyane kuko ari business. N'abantu bategura ibitaramo ni business. Baragutumira babura umuntu uza kukureba. Buretse gato abantu bategura ibitaramo nibo bagakwiriye kuba bareba bakavuga bati reka byibura tubanze tugaragaza uyu muntu. Patrick bamugaragaje muri show wenda nk'eshatu cyangwa enye, amafaranga naba natangiye kuyabona. Burya umunyamakuru nta kibazo bafite yabonye buri munsi umuzanira indirimbo wakoranya amakorabo n'abandi bantu wabishyuye amafaranga menshi ntago yareka kugukina. Ikibazo kiri kubategura ibitaramo kuko nubwo nkubwira ngo nkora indirimbo kwa ba Bob Pro ariko haba hakeneye n'izindi mbaraga z'amafaranga bituruka muri ibyo bitaramo. Ubwo nagiye nanga kuhita mbikubwirira rimwe, ndabyumva haba hakeneye amafaranga. Mwese Kara ikibazo cyawe Puzzle ndimo ndacyumva cyane, ariko bano bantu bategura ibitaramo batumira abantu bari trend bakinwe cyane, none nta muntu ugukina. Ngiye numva ikibazo gihereye kuri ayo maradiyo atagukina. Trend ntago nayibayemo, ntago nigeze gutrendinga mu gihugu. Byari icyo gihe se hari n'imyaka 2 irashe. Indirimbo yawe na Kalesa Karasira ifite miliyoni 1 imaze umwaka, miliyoni 2 warumbwiye sinzi hano zari zivuye. Patrick umva nkubwire, urumva turi muri gahunda yo kuvuga ngo ladies first. Abagore ku isonga, abakobwa ku isonga, sibyo? N'abafite ubumuga ku isonga. Twarabibonye ko abafite ubumuga bagiye bahezwa kenshi bakanicwa. Abenshi baricwaga mu bihe bya kera. Umubyeyi wabyaraga umwana ufite ubumuga akumva nta hantu azamunyuza akamwica. Uyu munsi nimba twe twaragize amahirwe tukigirira icyizere tukagaragara, ukabubona umuntu ufite uruhu rutandukanye n'urw'abantu usanzwe ubona, ntabwo icy'ingenzi ari ukumusubiza inyuma, ahubwo icy'ingenzi ni ukumuhereza platform, ukamuhereza ayo mafaranga nawe akiyumvamo ko ibintu akora ari ibintu bisobanutse, na babandi bandeberaho uyu munsi bakigirira icyizere. None uyu munsi Patrick nimba arimo aravuga ngo ndetse umuziki, tekereza abandi bantu basa nanjye bari inyuma yanjye uko bahita batekereza, kandi ari wowe wagafasha, baba babona naragafashe nyine. Niyo mpamvu ibyo byose abantu bakora rimwe na rimwe hari abahita bibeshya bakumva yuko ikibazo kiri kuri government, ariko ntago ariho ikibazo. Ese Patrick icyo kintu wakomojeho cya business ngiye nicyo nyigarukaho. Umuntu ategura igitaramo nka business wenda yishyuye ariko barateguye baranyamamaza babura kunguka. Ahubwo niho ari ikibazo. Babitegure babigerageze barebe wenda baba ari nge bagira umuhanzi mukuru, nibahomba nzayabasubiza. Ariko se wowe watestinze ugakora icyawe kuri bwo bakonfirme. Ariko ntesting ibiki ngiye nakubwiye ko nayo mafaranga nabasubiza, wenda nayo mafaranga nabasubiza kugira ngo mbikubwire neza, nakwifashisha inshuti zanjye n'ama ONG. Urumva wabifatishije ugategura igitaramo cyawe kandi Kigali ukanzu ukayikubita. Ariko reka ngo Patrick, reka twe kujya muri byinshi cyane. Twemere yuko muri bantu bategura ibitaramo harimo discrimination. Icyo cyo niba kirimo n'ikibazo. Harimo ikintu bita ivangura ryeruye. Icyo cyawe ari ikibazo gikomeye. Nabivuze hari deje hari kuza ministeri ntiyaza, ariko narabibabwiye mbahingiro barambaza se Patrick bimeze bite, nabwani mucunge bino nabi, barambwira ati ibintu uvuze koko nibyo. Wa mugani kuki abantu bategura ibitaramo usibye umuntu bita Niyo Bosco, abantu bafite impano bafite ubumuga bari muri iki gihugu bangana iki? Niyo Bosco kuki ari wavuyemo aka boasting? Nese boasting ari yakoze indirimbo nyine bakamumenya. Azi kuririmba kuturusha se? Azi kuririmba kuturusha.
nabyo kandi reka ntabwo akurusha reka buretse gatoya ibyo nta nubwo ari byo dushaka kujyamo tubishimire ko nawe yazamutse aho ni byiza we nta n'ikibazo gihari ariko ntabwo ari uririmba wenyine nta nubwo ariko ndavuga nyine nuko yigaragaje niyo mpamvu nyine bamumenye bakamutumira uretse nkubwire ngemba mu miryango iharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga abafite ubumuga bari muri kategori zitandukanye hari abafite ubumuga bw'ingingo hari abafite ubumuga bwo kutabona aribwo niyo Bosco arimo hari abafite ubumuga bw'uruhu hari n'abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije abo bantu uko bari mu makategori atandukanye bakundwa bitandukanye abantu basa natwe rero bo gukundwa ntabyo biri hafi ya ntabyo bo bafite ikintu bita kwangwa bidafite aho bishingiye kwanga umuntu udafite aho ushingiye ngiye najyaga mbibona no ku bakobwa narambagizaga najyaga ndambagiza umukobwa kandeba ati iki gikaritasi rero gifite urukundo ariko gifite amafaranga buriya afite amafaranga make urayafite buretse gato yawe bakanda akanyenyeri rero ndemera oya winjyana muri byo udatuma nseka kandi bivuga kandi bibabaje ntabwo uzaguseka abakobwa bati uriya mutipe afite amafaranga reka turebe ukuntu tuyamurya ubundi akomeza aho bagireho kahekenya ingufuri ubukoroto bw'aba bari nabo barakaye bandiye amafaranga abakobwa bandiye amafaranga numva ndahanga we niba baryaga se urumva umukobwa yigeze kundya amafaranga ndamuhamagara nari namwohereje amafaranga ambwira ngo araza kunsura mvuga nateguye na ba mama twakubuye mu mugabo bakuriye tiki arambwira ati ndaza kugusura rwose nyohereza ati arambwira ndamubaza nti nangaye ati ni 2020 ayasunika kuri telefone yavuga ibugande se hashize umwanya ndamuhamagara ngo yewe ngerega nkoze impanuka ngo ndanga ngo banjanye ku bitaro bene bazirakomeje nyuma undi mukobwa aza kumbwira ati wa mukobwa yarakubeshye 20 akora ufite n'amafaranga mwana veni umukobwa akakubeshya yavaga ibugande se reka veni yavaga ibugande bari barandindagije shana rabaye nk'ikiwerewere ariko bose waro yafite reka ibyo tubyo abakobwa bakwangiraga nayo discrimination je najyaga mbanyuraho nk'umukobwa akavuga ngo ugiye ngo kira kintu ngo sinakiteza ngo kira kintu sinakiteza ajya ejo bundi nari nda ahantu harano ne nagiye nyine bampereza kubwira abantu imbwirwa ruhame bawo buhamya ndabwira ariko muwo mukobwa avuga ngo ntiyanyiteza uyu munsi uwo wabivugaga nanjye nawe ni wamwiteza unjye namwiteza wapi kandi ikindi cyongeyeho nta nubwo ibyo mbikeneye buriya reka babwire Patrick buriya Imana iguhaye umugore ukaba ufite umugore ukaba ufite umwana buriya nta n'ikintu kiba kikwirukanze urumva niyo mpamvu hari n'abantu badukurikiye kuri izi kamera barimo aravuga ngo ubusengo Patrick ngo arimo aravuga ibiki ngo nge ko ntamwemera ari nk'umukobwa agosha uriruhiriza iki ko mfite umugore mfite umugore mfite umwana ngo ntago wanyemera uranyemera se ngo nkumaze mfite umugore mfite umwana ndi umuntu wibeshejeho mfite narande road urana ufite n'amaze kodesha usibye bano bahanzi birirwa birukanka n'amakabutura hano bari mu ngo bararirimba ni bande bafite amazu yabo banakodesha ahubwo bajya bumva yuko twebwe turanarenze iyo tubaciye urwo bakaduha amafaranga abantu duhita tugenda twabyaza umusaruro mwaguramo akabanza abandi bo bayakoranjamo iki abandi barayasindira bagasambana ni wabonye iki Caritas cyageze gutyo ejo bundi ukabona ari cyo uriya ninde nabonye arimo arasambana n'umuhungu mugenzi we amwita Moses abahe nagiye kubona muri telefone sinzi umunyamakuru nagiye kubona ngo aranyohereje mbona ibintu biribarangura mbona ndavuga se ibintu bica abantu ate kwajira na Yesu noneho nge narenze ko wenda ari umusore n'umukobwa mbona umwe ari hejuru y'undi mbona ndebye hasi mbona akantu kari hasi ubona kabandi uyu muntu ni umuhungu kadayimoni mu izina rya bariya bantu ni abaki nibo basitari dufite rero reka mbabwire biriya bintu kubizana ku karubanda ni ikosa wabonye ibintu bari barimo nimba muri banyweye vuduka
bari abantu rero mu baba bari abantu ntabwo bari banyweye ibintu byoroshye bari abantu bari barasambana bahuje ibitsina bari banyweye ziriya nzoga bita ngo nimba ari imisaturamano nguriya ngo yitwa ngo Moses nagiye kubona mbona ibintu birurirana nkabujya mbona ibintu bimwe biribarangura avuga se ishyano ryacitse umuriro bari banyweye iki bari banyweye iki Pazo bari banyweye imisaturamano hari batari zavuduka cyangwa zavuduka cyangwa ni za yewe mu hari n'izitwa ngo sinzi ugize gutya ngo sinzi unyuzaho ngo hari inzoga ngo abakobwa banywa ngo zitwa sinzi ugize gutya ngo sinzi ubikoze umwe inzoga ku buryo umuntu ayobera atamenye n'uwakurongoye atamenye n'uwe yececeka bataza kubyumva neza batabimenye ni inkenya ziriya nzoga banywa ni inkenya nizimbe cyane uriya mutipe ubonye umudiho yabanje kubyinira mu cyumba ari hari amakara ajya kumera nk'aya ngaya arabanza arataraga kubeto ariko azi gucinya umudiho ariko uriya muntu yabyiniraga cyane musa reka twisoreze bana uzajya ugaruka kenshi twiganirire tuba dufite umwanya utari mwinshi ariko tutagoma umva nkubwire yego so abantu iyo nzoga iransekeje ni inzoga ngo yitwa guki iyo nzoga ari ibisaturamano na zavuduka umva nkubwire ngenda hombye kuba ntazongera gukora indirimbo ariko tuzayiza twiganire naribi kuri YouTube nabyo nimbona abantu banditse message za fake ndabyihorera reka ariko abafana abantu bavuga ibyo bashaka we no kagendeye ku bantu abafana banje nta kibazo nibumva ari sawa bampamagare tuze twitangira show bisanzwe cyane kabisa kandi nabumva ko umuziki wanjye bandi inyuma abemera kufatikanya nanjye mu gutegura ibitaramo bambwire mbitekereze neza mbishyire muri mindset yanjye neza ndebe ko wenda nabigarukamo neza nibambwira bati garuka mu muziki turagushyigikiye ntaribi abo bihorere bataye umutwe ariko mu bintu bubanza mukumbwira mubanze mumbwire ko bataye umutwe yego umuntu utantumira aba yarataye umutwe mubanze munyemeze yuko bataye umutwe munyumvishe yuko badafite ubwenge buzima none nanjye nzagaruka neza ntuje ko nzahita amenya yuko mwabavumbuye bafite ikibazo turimo turasoza rero wakoze cyane kutuganiriza dusoza inama kuri icyo kintu cya discrimination ntekereza ko ni ikintu kitari cyiza kandi muri kino gihugu turimo ntekereza ko ni ikintu kidafite umwanya discrimination ubwo inama kuri abo bantu bakibifite ibyo nakwita nk'ingengabitekerezo ahari Patiri ingengabitekerezo nimbi nimbi cyane kuko ngewe iyo nibutse yuko turi no mu gihugu cy'u Rwanda nkaba mbona abantu bakifite imitekerereze nk'iriya bintera ubwoba so discrimination ni nimbi cyane abantu bumve yuko yanagize ingaruka muri iki gihugu turimo cyane hari abantu benshi bapfuye bapfa kubera imyumvire mibi y'abantu so icyo nshishikariza urubyiruko n'abandi bantu bose bateze amatwi Big Town ntimuzahe urwaho abantu bashobora gukora ibintu umubonamo ko bifitemo ingengabitekerezo ngo mubyitabire nimubona umuntu ategura ibitaramo rimwe kabiri gatatu mukabona abantu atumira ni bamwe mu muzibukire mu mwihorere kuko azaba ashaka kuganisha abantu hahandi igihugu cyavuye habi sibyo so twebwe hano mu Rwanda turabizi cyane kurenza nuko abantu babitekereza iki gihugu aho kigeze ntago twagakwiye guha urwaho abantu bagifite imyumvire mibi kandi aho muzababona hose mu nzego zitandukanye yaba mu itangazamakuru yaba mu bategura ibitaramo yaba mu bafite ibigo byigenga mu batamaze mu berekane mu bibwire Murangira Thierry n'umuntu mwiza azabibafashamo ibi bintu biranduke turashaka yuko discrimination irangira buri muntu wese akisanga together as one. Yes, thank you so much. Reka mbaye nimero yanjye ariko Patri ariko wari uzi ko tugiye utaririmbyeho gato umwana indirimbo ya Karasira wayiririmbyeho gato reka niririmbire yo naririmbye njyenyine bike by'umugisha biruta byinshi by'umuvumo byaduke wiryamire kare byaduke wiryamire kare bike by'umugisha biruta byinshi by'umuvumo ya stage ndumva yikwiye byaduke wiryamire kare byaduke wiryamire kare
ya stage ndumva bayiguha mfite indirimbo nziza bajye kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV bayirebe ikindi bampamagare abantu bifuza kumpa amafaranga nataka pesa pesa is number 1 amafaranga na yambere siko bimeze 078 078 ubwo barabanza akanyenyeri 182 rimwe antuka Apseroma reka nigane kakuza nkuze Apseroma buriya indirimbo yanjye wari ubizi ko ariyo yamamaje TV1 Kenisi nawe unyigeho neza mu bantu bazahaye ndimo ndumwe mu bantu bazamuye TV1 wamamazira ndirimbo yanjye abantu bakayikunda ariko nanjye nabizamukiyemo bese tubigendane mu mukira gwa amafaranga Kenisi n'inshuti yanjye cyane najyaga njya kuririmba ahantu Kenisi atarashinga radio akaza kundeba aje nk'umufana none ubu aje kundeba nk'umufana none ubu ngubu nyine urumva yabaye umuboss ubu nawe uri umufana umufana wa Kenisi ngo umufana we ariko nawe agomba kuba umufana wanjye okay bahe nimero 078 688 55 784 ikindi nsaba abanyarwanda kugira ngo dukomeze twishimire igihugu cyiza twahawe ibyo tuba tuvuga twebwe ni ibintu biri muri entertainment ntaho bihuriye no mu buzima busanzwe kabisa ntimukabihuze n'iby'igihugu n'ibintu bisanzwe igihugu kiraryoshye tumeze neza nubwo mubona ntaririmba twitaweho mu bundi buryo murabona nambaye neza urukweto rwiza rinete nziza agasatsi gakubise neza gakuteye coupe mari coupe nyogosho teguye cyane igihugu mu buryohe kabisa okay fresh sana mwakoze cyane kuri cyane Big Town TV mukosoye byaciye mu biganiro byacu bitamore Imana bana